byiza bakurikirana Bukungu Talks. Ejo twagize amahirwe yo guhura n'amakominote atandukanye mu Rwanda. Hari hasanzwe association ya Rwanda Blockchain Association, yari isanzwe hari, ifite n'aba founding fathers bayo bayitangije. Amahackathon yarabaye, batraininga abana, bamwe bagira n'amahirwe bagirira akamaro barasohoka. Gusa urebye nko guhera muri 2019 yari imeze nk'aho icecetse. Mbere yuko covid ijyamo bari active ubona bagaragara, ariko nk'uko nyine n'izindi community nyine zikenera guhindura n'imikorere n'iki, bari mu nzira yo kubivugurura neza. Aya rero ni amahirwe cyane, ni amahirwe kubera iki? Kubera yuko ni ngombwa yuko tunabimenya, isi irimo irihuta cyane. Ushobora kuba wakumva blockchain, wenda hano kuri channel twagiye tuyisobanura cyane, ariko ni ikintu gikoreshejwe neza gishobora kurema amahirwe. Rero hano uyu munsi reka tuze tuvuge andi mahirwe wowe nk'urubyiruko ushobora kuzungukira muri blockchain, Rwanda Blockchain Association, mu gihe ibisabwa byose bizaba birangiye ikaba iri hanze. Hari amahirwe cyane ubifiteho. Reka turebe ku mahirwe ya mbere, education. Ni ukuvuga ngo ntago iyo urebye ugereranyije nkurikije uko Norbert wari umuyobozi wa Rwanda Blockchain Association yabivuze ejo, yari yagerageje kuvuga yuko ni isoko riri kuri trend, kandi nko muri 2030 bigaragara yuko market ya blockchain, ibintu bikoresha blockchain, nka solution zitandukanye. Tubabwira yuko mwamenyereye yuko ama crypto project muzamugenda mubona ama token, izo bimwe bita ama meme coin, akenshi hari impamvu zituma zijya no kuba listed. Akenshi nuko ziba zifite protocol zigenderaho, cyangwa se zimwe cyangwa zinakoresha ama blockchain. Ibyo twagiye tubisobanura, ushaka kubireba birebamo. Reka tugaruke kuri iki. Bigaragara yuko muri 2030 cap cyangwa se iri soko rizaba rifite hejuru y'agaciro ka miliyari 1,000 z'amadolari, n'amafaranga menshi cyane. Ariko ntago ari ibintu abantu bose bazahita baza ngo bajyemo gutyo gusa, bikeneye yuko uzaba uri umuntu ubifitiye ubumenyi. Turavuga gute rero? Blockchain Association, ikintu cya mbere igufasha no kwiyangaja ukajya muri community ya mbere ituma muhura. Urabona hari association izaba ifite abamambre, ariko urumva nk'abamambre barimo muzagira amahirwe yuko wenda Rwanda Blockchain Association yo mu Rwanda ya partneringa niyo muri Uganda, igapartneringa niyo muri Kenya, igapartneringa wenda niyo muri Tanzania, izi za Nigeria zigeze imbere, za Ghana nazo. Hari community iri kugrowinga byatari ku buryo maginga ya abantuziaste n'aba developer n'ababishoyemo usanga bagira nk'igiye no mu magroupe yabo batangiye no kuzamuka umubare. Ubu ngubu ni nk'abantu nka 300. Ariko impamvu wowe nyine ari ngombwa yuko nawe ubitekerezaho, blockchain developer cyangwa se umuhanga muri izi zaba Polygon, yaba Solana, yaba Ethereum, no kuvuga ngo aya ama blockchain yose ushobora kuba ukeka azwi mu Rwanda afite abantu bayahagarariye. So wowe ikintu ushobora kumenya, ujoininze association, ushobora kuba interese na Ethereum, bakaguhuza n'umuntu ukora ibintu bya awareness ya Ethereum mu Rwanda, ukabasha kuba wamwegera. Ntago biragira aba developer benshi. Nk'ubu ngubu mu Rwanda dushobora kuvuga ngo turashaka yuko aba developer b'abahanga mu bya smart contract muhura, ugasanga nta nubwo mubaye abantu 100. Iyo no opportunity, kubera yuko ibihugu byose hirya no ku isi na adoption iri kwihuta cyane, ni ibintu abantu bari kugerageza kujyamo. Kandi n'ikindi, ntago ibihugu bindi biradusiga ku buryo wavuga ngo abanyarwanda turacyari inyuma. Ni ibintu wowe ushobora gufata umwanya wawe nk'amezi 6 cyangwa umwaka, ukaba wamenya ibintu bishobora guhita bihindura your lifetime, ku buryo nawe ushobora no kugira nka nyuma y'imyaka 3 cyangwa 4 uri gukora cyane, develop ama solution ku bibazo bihari, cyangwa cyane byo mu Rwanda cyangwa se muri Afrika cyangwa se ku isi yose. Ntago tuvuze ngo uhite ukora ikintu gikemura ibibazo by'isi yose, kwa ko umuriro cyangwa se no kugira ama nodes kugira ahagije kugira ngo ajya gufasha muri iyo system yawe bishobora kugorana. Ariko ubaye nk'umudeveloper wenyine, ntago waba uri mu bantu babona amafaranga make muri iki gihugu. Yaba ari amafaranga meza cyane. Ntabwo nshaka ko uvuga ngo wenda bigiyemo ku buryo bwo kuba wareba amafaranga cyane, ariko ni incentive ishobora gutuma
ukomeza ukagira intere ukarema passion muri ibyo bintu. Ikindi kandi biranagufasha kuko urumva association ishobora kuguha amahirwe yo kuba niba uri umudeveloper neza baguha icyo bita exposure bituma uhura n'abandi bantu mutekereza kimwe ku buryo unakeneye gukenera ya solution bibaye ngombwa yuko hari amahirwe baba bazi umwe mu bantu bari muri community ushobora kuba ari umuhanga muri iyo solution bakaba bamurekomanda. Hari igihe iyo ni inyungu ya mbere yo kuba uri muri association cyangwa se waba uri mu byo twita ibyicaro bisobanura neza icyo kintu cya blockchain. Aracyari ikintu gishyashya ngaho ibaze abaye ari wowe uri gusobanura ibi bintu byose. Ikindi cya kabiri wenda abantu bungukiyemo ni ukuvuga ngo mu Rwanda dufite ama community ariko isa nkaho iri avance yari isa nkaho yabasize abandi yari ICP ndetse na Yellow Card ntabwo abantu benshi bari yabuminze cyane ngo imenyekane, wenda bikurikiza yuko wenda hari ikibazo wenda cyabayeho muri awareness campaign zabo simbizi, ariko abenshi barayizi ariko ntago abantu bari bakabimenye ngo babijyemo cyane, ariko nabo barahari, nabo noneho bari stronger, noneho ubu ngubu barashaka kuza baje. So ni ukuvuga ngo ni amahirwe yo kuba wakumva infrastructure iri aho hantu, ibyo biganiro abantu bagira bakabiganiraho. Hanyuma hakaza ikindi kintu nanone cy'ingenzi, ni ukuvuga ngo ni ahantu ushobora gusobanukirwa law cyangwa se regulatory framework. Ni ukuvuga ngo nka none aha dufite amategeko mashyashya agiye kugenga ibintu byerekeranye virtual assets. Mbere murabizi yuko bitari byemewe, ibintu bya crypto bitari byemewe, ariko hari ibice muri ibyo ngibyo leta itangiye kwemera byashyizwe no muri draft, bamwe banatanze amakomantere, ababikurikiranye byarabaye. Ariko ikintu ushobora kugira niho hantu hera ugira amakuru ya mbere y'ibanze ashobora kugufasha no kuziba wagira ubujyanama buri direct, kubera yuko harimo aba expert benshi cyane muri community, harimo abayobozi b'amakaminuza. Kaminuza impamvu tuyivuga ni iki, bifite facilities ku buryo projet yawe bayikunze bashobora kukujyana ukaba abo twita entrepreneur in residence. No kuvuga ngo hari ibintu byitwa entrepreneurship in residence, amakaminuza yose mu Rwanda ashobora kuzabyadoptinga mu minsi iza, ahantu bazajya bafata abajene b'abahanga bamari gukemura ikibazo runaka muri societe, bakajya muri kaminuza kugerageza kubipitchinga cyangwa se kwegera abanyeshuri ngo babumvishe iyo solution, ku buryo niba hari n'ama opportunity abanyeshuri bakumva baba bakeneye kwiyatashaho cyangwa se ayo ma internship, no kubafasha kumenya how the reality imeze hanze. Ibyo bintu bishobora kugufasha cyane. Rero iyi community iguhuza n'abantu bameze gutyo, cyane cyane bari mu isi isa nkaho igana muri blockchain. Hanyuma na ICP Rwanda yakoze akazi katoroshye, nayo igenda igerageza kuzana abantu ibumvisha ICP icyo ari cyo, yisobanurira abantu blockchain icyo ari cyo. Ntabwo biragera ku rwego rurerure, ni akazi gakomeye, natwe tuzagenda tubafasha, ariko mu gihe runaka hari igihe kizagera abantu batangira basobanukirwe ibi ngibi ibyo ari byo. Nagusaba yuko nawe utazaba mu bantu batinze, kubera yuko aha ni ahantu ushobora gukwinvestisa igihe cyawe gito, either ukaba umu influencer wa blockchain, either ukaba mu content creator wa blockchain, either ukaba mu developer wa blockchain, either ukaba mu disruptor cyangwa se innovator wubaka ibintu bishingiye kuri blockchain, either ukaba umwarimu wa blockchain. No kuvuga ngo harimo opportunity nyinshi, it's just you no kwidefining. Ikindi kintu nanone ushobora kungukira muri izi association, hari ama certification aba agoranye kubona hirya no hino ku isi, ariko through izi association ziba zihari, hari igihe ushobora no kubona amakupon ugasanga niba byari kugutwara amadolari 300 ubishobora kugutwara amadolari 100. Kandi iyo certification impamvu aba ari ingenzi, ni urugero niba hari ibigo hanze byizera umuntu ufite iyo knowledge, bishobora kuguha amahirwe ya internship. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, izo certification iyo uzi kuzibona biba bisobanuye yuko ntabwo uri limited mu gukora mu Rwanda gusa, ahubwo uri umuturage w'isi yose. Bityo rero hari byinshi twavuga kuri excitement yo kuba Rwanda Blockchain Association igiye gukora. Hari yo community y'abantu bari hungry bakeneye kumenya, ushobora kujyana nabo nawe ukagira byinshi wungukiramo, ndetse n'aya ma complex terms cyangwa se za blockchain, numvise crypto. Ubu ngubu hari na Bitcoin Pizza Day kuri 22 z'ukwezi kwa gatanu. Mubishaka nabwo mwaza kutwandikira kuri ziriya nimero twabaye tukabaha link, uki-updating ukagenda ukanetworkinga, ugahura n'abandi ba enthusiast bo muri crypto space bayikunda, nawe ukagerageza kuba wajyayo. Hanyuma wenda n'ubutaha tuzakora ikiganiro tubivugeho byerekeye ni crypto nyine Bitcoin Pizza Day cyangwa se
uwo muhuro nk'uko abantu bakunda kubyita, ugerageza networking n'abantu, you never know, hari igihe ushobora guhurayo n'umuntu ushobora kuzagufasha mu buzima bugiye gukurikira kandi bikagira byinshi bihindura mu buzima bwawe. Ariko icyo nakubwira, ntago ushaka kuzaba mu bantu babonye blockchain itangira mu Rwanda cyangwa se irimo irasa nkaho yiyubaka, ukaba utarayijoyininze, ukaba nta kintu wayungutsemo, nawe ubwawe sinzi kuzibabarira. So bityo rero ababikeneye mwese mwazatubwira tukazajya tugenda tubasobanurira. Twakoze ibiganiro byinshi dusobanura blockchain icyo ari cyo, cryptocurrency icyo ari cyo, digital currency icyo ari cyo. Ibyo bintu abantu bakurikira ibiganiro barabibonye. Ubu ni ukuvuga ngo n'izindi skills nazo ubutaha nibikunda turatangira nazo tujye tuzivanga. Niba uyu munsi mwize forex trading, ejo turebe tuzajya dukora ama webinars, abantu baze bige, ababishoboye mwige crypto, mwige ibyerekeranye n'izi za crypto, mwige n'izi ama DeFi. Ni ukuvuga ngo activite zose Rwanda Blockchain Association n'amahirwe azaba hari zabikora, namwe muzajya mubimenya mwamuciye cyangwa se ku zindi mbuga zayo, mugende muzifollowing aho zaba ziri hose, cyane cyane kuri X ho irahari ni Rwanda Blockchain Association. Natwe aha ngaha mukomeza kubikurikira muzagenda mumenya amakuru n'amasomo aho bishoboka tuziyahigisha. Ariko nk'uko mubizi twe ikitureba cyane ni amakuru ya business, economics na technology. Ntago aha ngaha ari ahantu wabibura. So ubwo icyo kintu nakubwira, mugumyisha amaso aha ngaha hari byinshi bigiye kuza mu minsi iza kandi turakeka ko bizabanezeza.